ububona hano ku mugabane wa Afrika hari abantu biberaho buhumyi babaho mu itagira telefone, imodoka, imyambaro ndetse n'ibindi, atari uko babuze ubushobozi ahubwo ari uko babihisemo ndetse batakwemera kubaho ubuzima twe tubayeho. Aba babaho ubuzima bwo guhiga, gucengera ibihuru n'amashyamba, gusatura imisozi no kunanara mu biti birebire cyane bashakisha imbuto zibatunga, ndetse ntibatinya kurya inyama mbisi yewe zitanokeje kandi isuko zakabazwe habe no kuzoza. Ibi tuvuga ko umwanda utera indwara aba ntibabikangwa cyane ko bamaze imyaka myinshi bawurya kandi ntagire icyo baba. Bamwe muri aba ni HADZABE tribe, ubwoko butangaje cyane bwibera mu mashyamba ya Tanzania, buho mu buryo bwa kamere butivanzemo ibigezweho na gake. Guhaye ikaze kuri BFX TV, ikaze mu isi ya kamere, Afrika yo hambere y'umuzungu, ikaze mu isi y'abahezanguni kabuhariwe batemera ibigezweho na gake, guhera ku biribwa kugera ku byakiza amagara yabo nk'imiti. Iyi ni BFX TV, naho je ndi ingaragu y'ibitabo n'amateka, inyandiko zarandongoye nanjye ndayoboka. Ikaze. Ku mugabane wa Afrika mu karere ka EAC mu gihugu cya Tanzania, ashobora kuba ari hamwe mu hasigaye umuhumuro wa Afrika yo hambere. Niho haboneka ubwoko bw'abaHADZABE, ubwoko bwihariye buzwiho kuba bwatangiye kubaho kuva kera cyane mu mateka y'abantu ku isi. Ubuzima bwabo burihariye, bwishingikirije cyane ku muco wabo kuba bahigi n'abashakisha batunga mu bushorishori bw'imisozi n'amashyamba atandukanye. Amateka y'abaHADZABE yatangira hagana imyaka irenga 10,000 ishize. Bahanga mu bumenyi bavuga ko HADZABE ari bamwe mu baturage ba mbere ba hano muri Afrika, kandi ko bakomoka ku bantu b'abahigi n'abashakisha ubutaka bwa kera bwo muri Afrika. Ubwoko bwabo burimo umuco udasanzwe, aho batigeze bashaka impinduka mu buzima bwa kinyamugi, ahubwo bakomeza kubaho mu buryo bwabo bwa gakondo. HADZABE batuye hafi ikiyaga cya EAC, mu misozi ya rutura irimo amashyamba, ibibaya ndetse n'ubutaka busharira bwa Tanzania. Aho ngaho niho bakorera ubuhigi bwabo, bakitorera ibyo barya, bakibeshaho mu buryo bwihariye kandi bworoheje cyane. Mu mibereho yabo abaHADZABE batunzwe no guhiga no gutoragura. Abagabo b'abaHADZABE bagenda bashakisha inyamaswa bifashishije umuheto n'umwambi, kandi bafite ubumenyi buhambaye mu kumenya inyamaswa, izo guhiga ndetse no kumenya ibimera bitandukanye byo mu ishyamba bifite akamaro cyangwa gukoreshwa nk'imiti. Urundi ruhande abagore bashaka imbuto, amaseke n'ibindi bimera. Imirire yabo yibanda ku byo babonye mu mashyamba n'ubuhigi. Barya inyamaswa n'ibinyambuto batoraguye mu ishyamba ndetse n'ubuki bakura mu biti. Ubuki ni ikintu kidasanzwe ku mirire yabo, kuko bubafasha cyane mu mibereho yabo kandi bwuzuyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye. Byo barya kandi bakoresha n'ibimera nk'imiti gakondo, harimo ibirinda indwara zitandukanye. Aho bya gakondo cyane kuko barya n'inyama mbisi zitokeje cyangwa zidatetse, ndetse ntihagire icyo zibatwara habe na gito. Nubaza abantu bubu bazakubwira bati umwanda utera indwara kandi uri ibintu bidasukuye warwara ndetse ugapfa. Mu buryo budasanzwe abaHADZABE ntabwo bita ku by'isuku, ko bashobora kurasa inyamaswa bagahita bayibaga ku kanya bakayirya ari mbisi kandi batanayogeje, kandi hejuru y'ibyo ntihagire icyo baba na gito. Imyambarire y'abaHADZABE iratangaje cyane, ariko iroroshye kandi igizwe n'impu z'inyamaswa. Ntibakunze kwambara imyenda ya kijyambere, ahubwo bagenda bambaye impu zifunze mu buryo bworoshye zituma batagombye kubaho mu mibereho ikunze guhindagurika. Imibereho yabo kandi ikubiyemo kuba batuye mu nkengero z'ikiyaga cya EAC, kandi bakagenda bashakisha imibereho bitewe n'aho bashobora kubona ibyo barya n'ibyo bifashisha. Ahantu batuye hazwi, ahubwo bahora bimuka bahuranya amashyamba no gusatura imisozi, ibihuru bagacengera, maze aho babonye icyabatunga hariho hose, abe mu mahwa ashinyitse cyangwa ibihuru bizitanye, ntibahakangwa bahita batura aho ngaho nkaho hahoze hatuwe n'abandi bantu kera. Mu bwoko bw'abaHADZABE ntibakunze kugira abayobozi bahoraho cyangwa bategeka abandi, aho kubaho bafite umuyobozi ubakurikirana mu bikorwa byose, bo bagira ubuyobozi bwabo bwihariye ndetse n'uburyo bworoshye bwo kubahana no gukomeza imigenzo yabo gakondo. Bashyira imbere ubwisanzure kandi buri wese akagira uruhare mu miyoborere y'ibikorwa byose. Iyo baje kugabura ibyo basaruye cyangwa bahigiye, bakoresha uburyo bw'ibanze bwo kugenzura uko ibintu bigenda, buri wese abona ibyo akeneye ntihagire icyo abura. Iyo abaHADZABE bashaka kurushinga nta birori bihambaye bategura, ahubwo bakora imihango yoroshye ikubiyemo kwiyemeza ko abashakanye. Abakundana bicara hamwe bagasangira imbuto cyangwa ubuki, bikaba igihango gikomeye ku rukundo rwabo. Ibyishimo byo gushyingirwa birangwa no gusabana, kandi umuryango wose urishima ko ubonye undi mushya wiyemeje kwiyunga n'umuryango. Ibyo babikora mu buryo bworoheje ariko bagaragaza isano n'ubumwe. Ku
Kubyerekeye ikoranabuhanga, abahadzabe ni bumwe mu bwoko budakoresha ikoranabuhanga ry'ubu. Babayeho mu buryo bwo kwizera ibya kamere n'uburyo bworoheje bw'ubuzima, kandi nta mpinduka nyinshi bafite ku bijyanye n'ikoranabuhanga rigezweho. Abashakashatsi benshi bashishikajwe no gusura HADZABE, bamwe bagiye mu mashyamba ya EAC kugira ngo basobanukirwe umuco wabo n'ubuzima bwa buri munsi. Umushakashatsi uzwi nka Dr. Richard Leakey yasuye HADZABE mu myaka yashize, maze abona uburyo bwabo bwo kugira umuryango ushingiye ku bumwe n'umutekano. Ari we wenyine wasuye HADZABE kuko hari n'abaturutse mu bihugu bitandukanye bashaka kumenya byinshi kuri uyu muco wihariye kandi ukomeje gushikama ku mateka yawo. Abahadzabe ni ubwoko bwihariye mu buryo bwinshi buzira guhinduka kandi bwakomeza kwishingira ku muco gakondo wabo. Mu by'ukuri abahadzabe batwibutsa ko imibereho itari ihame ryo kwihuta cyangwa gukurikira ikoranabuhanga gusa, ahubwo hari igihe twakwiyegurira kamere bidukikije tukaba mu buryo butoroshye ariko bwigenga. Yagushimiye cyane ko wabanye nanjye mu cyegeranyo cy'uyu munsi, aho twagarutse ku buzima bw'ubwoko butangaje bwo muri Tanzania bw'abahadzabe, HADZABE tribe. Ubwoko bubaho ubuzima butangaje, by'umwihariko bukaba buzwiho kugira ururimi rutangaje cyane rwitwa kuri. Iyi ni BFX TV. Ibyegeranyo nk'ibi nakagaruka nawe ugenda ingaragu y'inyandiko n'amateka, ibyanditswe byarandongoye nanjye ndayoboka. Ndabashimiye.